mvuze abantu babaye abasirimu babaye abanyabwenge babaye abanajuwa ariko kankubwira ubusirimu butavugaho Imana yabukuye nta busirimu buraho ubusirimu budahamye Imana nta busirimu mbonye reka mbabwire turabashohoje mwese abakurikiranye mama Charlene official turabashohoje mu izina rya Yesu amahoro y'Imana nabe muri mwebwe turabashohoje kandi turabakunda njya mbabwira cyane ngo ndabikunda cyane abantu bandika comment njya nyuzamwe amaso nkareba muri abantu b'agaciro Imana rero igibaho umugisha kubwo kudushyigikira no kutuba hafi biradushimisha nuko bamwe mu bamuri kure ntabwo babyoroshye kugira ngo ubone ukuntu uvugana n'abantu bose ariko Imana ibaho umugisha ndabazirikana nkuko nanjye munzirikana rero mwese abakomeje gukora subscribe abakomeje kwandikaho kuri comment abakomeje gukora share abakomeje kutugira inama no kutuba hafi mu bundi buryo bwinshi kandi butandukanye turabashimiye cyane kandi Imana y'amahoro ikomeze kubaba hafi namwe ikomeze kubarwanirira intambara Imana ikomeze kubafasha muri urugendo rujya mu ijuru Imana ikomeze kubaba hafi kandi bashyigikire mu buryo bwose mu buryo bw'umwuka mu buryo bw'umubiri Imana ibahe iby'imitima yanyu yifuza kandi Imana ikomeze kubiyereka by'umwihariko muri uyu mwaka nimukomeze rero kugira ihumure kuko Imana yacu iriho kandi nimukomeze gukomera mukomeze n'abandi Imana ntaho yagiye iracyahari nta naho izajya ngo idusige uyu munsi rero nifuje ko tuganira ku ijambo ryitwa guhamya Imana turebe ibyakozwe n'intumwa mu bice byaho 2 umurongo wa 40 nuko akomeza kubahamiriza n'andi magambo menshi arabahugura ati mwikiza b'iki gihe biyobagiza ndumva ari iryo jambo shaka ko tuganira ariko tusubira inyuma kuri 29 bagabo bene data nta kimbuza kubabwira shizamanga ibya sogokuruza mukuru Dawidi yuko yapfuye agahambwa ndetse n'igituro cye kiracyari iwacu n'ubu nuko rero kuko yari umuhanuzi akamenya ko Imana yamurahiye indahiro yuko izamuha umwe mu buzukuru be ngo abe ari we usubira ku ngoma ye yavugaga ibyo kuzuka kwa Kristo abibonye bitari byaba nicyo cyatumye tarekewe ikuzimu kandi ngo n'umubiri we nturakabura Imana yazuye Yezu uwo natwe twese turi abagabo bo guhamya ibyo nuko amaze kuzamurwa n'ukuboko kw'iburyo kw'Imana no guhabwa na se ibyo yasezeranije ari byo mwuka wera none asutse icyo mureba kandi mwumva kuko atari Dawidi wazamutse mu ijuru ahubwo ubwe yaravuze ati Uwiteka yambwiye umwami wanjye ati icare iburyo bwanjye ugezaho nzashyirira abanzi bawe munsi y'ibirenge byawe nuko abo mu muryango wa Isiraheli bose nibamenye badashidikanya yuko Yesu uwo mwabambye Imana yamugize umwami na Kristo amen haleluya ndashaka tuganire intego y'ijambo ivuga guhamya mbese ni uguhamya turi buvuge guhamya biri mu moko nkane guhamya imirimo y'Imana guhamya tubwiriza ubutumwa bwiza guhamya imbere y'icyaha guhamya duhamiriza na Satani ku giti cye ndashaka mbwira abantu ikintu bita guhamya mureke mbabwire iyo abantu bakijijwe Imana irabikunda bafata umwanzuro wo kubatizwa ikabyemera bakera imbuto ikabikunda bayikorera bikaba ibindi ariko Imana ikunda umuntu uyihamya sipfe n'Imana reka nkubwire n'abantu n'umuntu buntu iyo bamuhamije bakamuhamya ibyo yakoze bakamuhamya hari igihe abantu bavuga bahamiriza abantu
bavuga abandi kandi baranapfuye, runaka yarameze gutya, runaka yarameze gutya. Kandi niyo umuntu akiriho ukumva umuntu wagiriye neza arabivuze, biba ari ibintu byiza. Ndetse iyo abantu bakiri muri ubu buzima hari abantu bagiye bahabwa ibihembo, babaha imidari, babaha ibikombe. Ariko ikintu ushaka kuvuga ndashaka ko cyumvikana, Imana ikeneye abantu bayihamiriza, bahamya kugira neza kwabo, bahamya ko ari Imana iruhura, bahamya ko ari Imana itanga agakiza. Kuko ibihamya bigaragaza iby'Imana yakoze nibyo bigenda bikurura abantu bacitse intege, ibihamya bihamiriza abantu nibyo bituma abantu bakizwa. Ariko ubu muri iyi viziyo aho tugeze muri 2020 ndetse no mu yindi myaka yabanjirije iyi ngiyi mvuze, abantu babaye abasirimu, babaye abanyabwenge, babaye abanajuwa. Ariko akangubwira ubusirimu butavugaho Imana yabukuye, nta busirimu buraho. Ubusirimu budahamya Imana nta busirimu mbonye. Reka mbabwire, guhamya Imana birayinezeza. Iyo uhamije Imana ubiyibwiye ngo garuka ukora ibindi mbivuge. Haleluya. Muke mbabwire, ntabwo Imana iteze kwambara costume ngo izivuge imirimo yayo ikora, ahubwo Imana irakora. Haleluya. Twebwe Imana yahamagaye nabo yagiriye neza, tukaba ari twe dufata iya mbere tukajya kuvuga ngo turashimira Imana. None se reka mbabwire, abantu bo ntitubashimira tugahamya ibyo bakoze? Niyumvira abantu bari gushima ngo turashimira nyakubahwa umukuru w'igihugu Perezida wacu Paul Kagame, turamushimira ko yadukuye muri nyakatsi, ubu turyama mu nzu y'ibati. Turamushimiye kubera yuko dusigaye turyama hehe no kuri matera. Turamushimiye yaduhaye inka, yatworoje gira inka. Tusigaye tunywa amata, ifumbire twarayibonye, nta bwaki igihari, bakamushimira kuko batari barigeze bamwe banatunga. Si uguhamya. Turamushimiye ko yazanye amatara, yaduhaye amazi, kaburimbo, ibigo by'amashuri byaratwegereye, amavuriro, ubwisungane mu kwivuza, mituwere. Umva, mbese ni byinshi. Noneho n'urubyiruko buriya abana nabo babahaye imikoro bavuga bati turamushimiye ko yaduhaye uburenganzira bw'umwana. Ubu na mama umbyara na mama ntiyapfa kunkubita ngo mvire mwaho, gukubita akakubabaza akarenza ihaniro. Hari umubyeyi ukubita atababarira nyine agakubita nabi kagira ngo ntiyakubyaye. Ariko ubu nubwo umwana wawe wamubyaye ntushobora kumukubita cyenyege ngo birangirire aho ngaho. Nimero za RIB ziraho hafi, n'umwana yashima. Abagore rero nabo turashimira nyakubahwa yaduhaye ijambo mu gihugu. Uko biri kose n'abantu turabashimira kandi koko barakoze, ariko Imana irashaka ko duhamya ibyo yadukoreye. Nimba hari ikintu kibi nabonye ni ukugirira neza umuntu ntagushimire. Hari akana nigeze mbona kari kikoreye ibiboga byinshi, harebye mbona ni gatoya, nkagirira impuhwe. Noneho ngerageza kugura imboga nyinshi nizo ntashaka kugira ngo nkagabanyirize umutwaro, ngaha n'amafaranga aruta ayo kari kageze gute, ayo kari kanyatsi. Noneho mbona akabifashe nk'ibintu bisanzwe ma. Noneho mbwira ko kana isaka akana ntago uzi gushima. Urakoze. Mbese umuntu udashimira ntago aba ari mwiza. Umuntu yatagushimiye wumva utanamwongera. Nongera guhura n'akandi kana kari kikoreye ibintu by'imicyayicyayi. Noneho ndayikagurira yose ndayigura uko kari kayikoreye. Ndayigura ndavuga wenda nanayitanga ariko reka nkaruhure nkagurire. Okay, mbona akabifashe nk'ibintu bisanzwe. Kandi kari kwirirwa gakata mu mujyi wa Kigali gacuruza imicyayicyayi. Umuntu utagushimira rero ntago aba ari mwiza. Mureke mbabwire, hari abantu tugenda tugirira neza mu buzima, ariko wabona adahaye agaciro neza wamugiriye, ukabona mu bakuvuga agiyemo, mu baguhagurukiye agiyemo, mu bagutaranga agiyemo. Uwo muntu iyo wicaye usibye imbaraga z'Imana nta nubwo wazongera no kumuha. Kandi Imana itagusanze wanakicuza ibyo wamuhaye. Ndashaka mvuge ku kintu bita guhamya imirimo Imana yadukoreye. Ndahera ku cyambere, uyu muntu twari turi kuvuga ngo akomeza kubahamiriza. Uyu yari Petero. Petero yari arimo guhamiriza abantu b'i Yerusalemu. Hari harimo abashyitsi n'abasuhuke.
ngo ubwo intumwa bari bamaze kuzura umwuka wera ngo barimo baravuga mu ndimi ngo buri wese avugurwe barazididibuza indimi. hanyuma ngo abantu batabizi bari baturutse iyo ngiyo mu byaro nyine bari Yerusalemu mu mujyi, abantu b'amoko yose kuko bari bahateraniye, ngo bumva ngo barimo baravuga mu ndimi, ngo ntibumva ko ari indimi kuko ntago bari bazizi disi, ahubwo ngo baravuga ngo ngo abo bantu ngo uzi ko bameze nk'abamaze gusinda, bamaze gusinda ihira, bamaze kunywa. mbese umva nimba baravuze ati ni urwagwa rushyushye ntumbaze, nimba baravuze ngo ni surudu wire bagezemo ntumbaze, ariko bo baravuze ngo basinze. Petero amaze kumva iryo jambo abantu bari kwigamba ngo babarokore noneho basinze kandi ari umwuka wera basinze, mureke mbabwire, yahise aterura ikiganiro cyo guhamya. Haravuga ngo yemwe bagabo b'i Yerusalemu, ngo ntimutangazwe n'ibi bintu murimo murabona ahangaha. Ntabwo twasinze nk'uko mubyibwira, ahubwo uyu ni umwuka wera twari twarasezeranyijwe kuva kera. Nyamara uyu mwuka wera ahantu wakomotse nta handi, ahubwo uwo mwishe mukamubamba niwe udukoreye ibi bintu yari yarabitubwiye cyagiye akiri muzima, kandi niwe ukoze ibi ngibi murebye. Petero ngo akomeza kugira gute? Akomeza guhamya. Buri wese ashobora guhamya mu ruhande rwe. Nimba hari abakirisitu Imana ikunda mu buzima bwabo, Imana ikunda abantu bahamya. None aha turashaka guhamya imirimo Imana yakoze, niho nshaka ko duhera. Ni ukuri impamvu Imana yadutabaye, impamvu Imana yaturengeye, yagira ngo amashimwe yuzure muri twebwe, nitumara kugira amashimwe tugende tuyagaburira abandi. Ntabwo ibintu Imana yakoze yabikoze kugira ngo tubigumane, tubigire umurimbo. Imana yakoze imirimo n'ibitangaza ndetse bikomeye kugira ngo tunyanyagize amashimwe tuvuga ngo Imana iratabara. Kandi mu kuvuga ko Imana itabara harimo inyungu nyinshi z'uko abantu bari buhumurizwe ndetse bagakomera, harimo n'inyungu z'uko abantu bari buze ku Mana, abantu bari bugira imbaraga bari bananiwe, abari bagiye kutinzira bari buyigarukemo. Nagira ngo mbabwire ngo natwe mu bintu byadukomeje twakomejwe no guhamya, abantu baduhamirije ukuntu Imana igira neza. Hari igihe umuntu aza mu materaniro guterana, yagera mu iteraniro yumva byapfuye byarangiye. Hari igihe umuntu yicara mu kigerageza akagira ngo niwe ugeragezwa wenyine. Hari igihe umuntu yicara mu ntambara akagira ngo niwe wenyine uba mu ntambara. Hari igihe umuntu asonza akagira ngo inzara zose zo mu bantu niwe uzifite. Hari igihe umuntu agira ubukene akagira ngo n'abari bakennye bose nibo babusigiye. Hari igihe umuntu agira ikigerageza akagira ngo nta muntu ugeragezwa nkawe. Ariko iyo abantu muhanye ubuhamya bw'ibigeragezo mwanyuzemo Imana ikabatabara, muba muri kubwira abakibirimo ngo yadutabaye namwe izabatabara. Ariko igihe tugeze mu gihe abadayimoni barimo kuniga ubuhamya bw'abantu n'amashimwe y'abantu, aho ushima Imana bakagira gute? Bakaguca intege. Washima Imana bakakuzimya. Impamvu babikora n'imbaraga ziba zibinjiyemo kugira ngo amashimwe abure. Kandi mbibutse ko amashimwe ari ibyo kurya by'Imana. Guhamya rero nicyo shaka tugarukaho kuri uyu mwanya. Petero arahamya. Guhamya, reka mbabwire, guhamya bikora ku mutima w'Imana, yarakwemereye butamwe kaba yakongereraho na ngenda. Guhamya Imana irabikunda. Abasore batatu, Saduraka na Meshaki, nkunda kubatangaho urugero, bahamije Imana imbere y'umwami. Yeba badata we, bahamije Imana bari abasore. Imana kwiyumanganya birayinanira, iravuga iti mwitanura ndabaransangamo ndi uwa kane. Imana ishimwe. Imana ikunda abantu bayihamiriza. Uzi ukuntu abo basore bavuze ngo umwami yarabahendahenze. Ese ninde wababwiye kungomera koko? Saduraka, Meshaki nawe Bedenego. Niki gitera kiri kubatera kugomera itegeko ry'umwami? Ngaho noneho nimugende, nimwumva bavugirije rimwe ibyuma by'amoko yose n'ibicurangisho by'amoko yose, hanyuma namwe mugende mwobararire igishushanyo cyanjye. Sibyo? Arabibabwira. Abasore barabyanga. Bati ntago twakubararira Imana itararemwe ngo twubararire n'ibi bibumbano byanyu. Mbese abana baratsemba, baravuga bati hoya ntago turi bwubarare. Bahamye Imana. Noneho ngo babashyiraho icyitwa iterabwoba. Baravuga ngo mugende itanura muryenyegeze karindwi. Muri make itanura rirushaho kugera gute? Gucana barushaho gutinya. Ariko
umwami arababwira ati muhisemo gushya no gupfa. Abasore baravuze ngo naho Imana itadukiza nta kintu gishobora kudutera kubararira mwami kiriya gishushanyo wabaje. Nidukiza amena, ariko nitanadukiza haleluya. Abasore bahari ubusore bwabo. Nimba hari ikintu kiba kibi mu buzima ni ugupfura umusore utarashaka ngo ubyare wumva ukuntu kubyara no guheka bimera. Ntibaha agaciro ubusore bwabo, ntibaha agaciro ukuntu bubashywe, barabipinga, ntibabiha agaciro bati yadukiza itadukiza. Ntago turi bucyubararire. Abasore barahamya. Kandi nagira ngo nkubwire ngo nimushange ke muhamye byose ni hahandi hawe. Ubundi se ko mutinya kujya muri gereza, bababwiye ko bajya muri gereza bose ari abahamije. Muri gereza uzabaza abantu bose bari muri gereza hari n'abagikorwaho iperereza batakoze amakosa. Hari abagikorwaho iperereza. Ibyagufungisha ni byinshi. Guhamya, abantu bananiwe guhamya. Umuntu arahamya Imana akavuga ati ndashimira Imana, akayishima akayihamya imbere y'iteraniro, akabwira abantu ati ndashimira Imana ko isigaye impa umuceri. Abantu bakaryana inzara. Nawe yashimye. Wavuga ngo Imana yaguhaye umuceri, akibuka yuko ashatse yagura n'ikamyo yuzuye umuceri agapakira iwe. Ishimwe akabara ripfobeje. Yamara kuripfobya nyirugushima agacika intege ati sinzongera. Nje kubwira abantu mwaretse guhamya Imana ngo nimwongere muhamye Imana, kubera ko Imana hari ibindi bintu mukiyikeneyeho, n'utayihamya ntabyo izakongera. Imana ikunda abantu bayihamya, kandi niguha dukeya ujyo yihamya, niguha byinshi uyihamye, niduha turi hagati na hagati uyihamye. Ikintu cyose Imana iguha irata ujyo yihamya. Nushaka ubugura ikiro cy'umuceri ujyo uhagarara uyihamye uvuga uti yarangaburiye, kuko icyo kiro hari benshi batakibona. Nushaka ube mu nzu ya chambrette ujyo uhamya Imana yayigukodeshereje, kuko ubu tuvugana hari abantu bananiwe no kuzikodesha izo chambrette. Abantu rega bazi ko umuntu akwiye gushima ngo kubera yuko afite abahungu n'abakobwa, ngo nagira abakobwa gusa ntazahagarare ku ruhimbi. Ibyo se mwabisomye he? Ujye uhamya Imana kuko n'uwo mukobwa ntago wamwihaye harimo abababuzi. Umuntu akicara ngo abyara abahungu basa, hakumva afite ipfunwe ryo guhagarara mu babyaye abahungu n'abakobwa ngo ahamye Kristo. Nushaka ujye uhamya n'abahungu n'abana, kubera ko hari benshi babuze nivamo. Umuntu akumva ati ngewe ishimwe ryanjye rizuzura ari uko ndangije kaminuza neza ntangiye gushaka akazi. Nushaka uyishime urangije na primaire na trokome, nushaka uzayishime nurangiza imanite nabwo nushaka uzayishime, kuko nzi ko ibyo byiciro byose nkubwiye hari benshi bananiwe kwiga kandi bakurushaga ubwenge. Imana irashaka ko abantu bayihamya. Yego shenge, ubu mbese nkaba mama Charlene batagira abagabo, ubu ngo nzicare ngudode ngo nzashima ari uko yagarutse. Barabashutse. Natagaruka nzakomeze nceceke ndabarahiye. Ibintu nzashimira umwami wanjye birahari. Ibintu dukwiye guhamya, tugahamya tukabwira abantu ko Imana igira neza ni byinshi. Ubu ngo uzahamya Imana ari uko peri muri gukorera wayibonye. Ese ubundi washimiye Imana no ko wabonye amafaranga yo kwiga imodoka? Washimiye Imana se ko ufite na provisoire ugahamya? Abantu bananiwe guhamya. Ariko nutinya guhamya Imana. Nge nabanje kuvuga ngo guhamiriza abantu, duhamiriza abantu tubabwira ko Imana igira neza. Guhamya mu buryo bw'iki? Bw'imirimo Imana yakoze. Guhamya, tugomba guhamya Imana tukavuga imirimo Imana yakoze. Rero abantu bigize abanyabwenge, abantu bigira abantu binjijuke, ugasanga abantu banyuranye mu mateka kakaye mabi, kandi amateka mwanyuzemo ari ubuhamya bwazura bugakiza abantu mukabiceceka.
ugasanga umugabo ashatse kwitangira ubuhamya, umugore ateshereho ya rwose biriya bintu wibivuga byadusuzuguza, batuma badusuzugura. Abasirimu bagenzi be abo bakorana mu kazi ntibabimenye disi we, ntibabimenye ko yanyweye igikoma cy'imyumbati, ntibabimenye ko yajyaga yambara bodaboda akazitsapama akajya mu bukwe, ntibabimenye ko baburaye, ntibabimenye ko bajyaga babata hanze. Reka nkubwire, nimuhamye iby'Imana yabakoreye, nimutayihamya ngo mubibwire abantu bababaye bahumurizwe bakomere, nagira ngo nkubwire ngo hari ibindi bikurindiriye bizagusaba ko wongera kujya imbere y'Imana. Ngo ni ukwimena inda, ngo bamenye amabanga y'urugo, ngo bagize gute. Mureke mbabwire ko mutigeze mugira isoni zo kubibamo se, kandi ko mwabibayemo abantu bari babizi, Imana ikaba yarabatabaye, hakaba hari abandi bakiri mu rugamba, mwatanze ubuhamya, mwahamije Imana aho yabakuye kugira ngo abarushye baruhuke. Ariko uzi iyo uvuze uburyo washonjemo ukavuga uti Imana yarangaburiye, uzi ukuntu abanyenzara bakomera bari mu rusengero. Iyo uvuze ngo Imana yakubakiye urugo rwari ruri mu marembera, umugabo yaragucitse aragaruka, uzi ko hari abagore bakeneye ko abagabo babo bagaruka bahumurizwa. Iyo uvuze ukuntu wacuruje ugahomba, Imana ikongera kukwihera igishoro, uzi abantu bamaze guhomba ukuntu ari benshi bari mu rusengero bavuga ngo reka dukomere, iyahaye ntuza kongera gucuruza natwe zabiduha. Iyo uvuze ngo nabyaye imyaka 15 ishize, uzi ukuntu abadafite abana bishima bakavuga bati yahaye ntuzi umwana natwe zamuduha. Nimuhamye imirimo Imana yakoze. Ikindi guhamya mu rwego rwo kubwiriza ubutumwa bwiza. Abantu bananiwe guhamya Imana. Ubu umuntu asigaye abyuka akavuga ibyo ashaka, abavuga butumwa ugasanga umuntu abwirije ibyo akeneye, umuntu akabwiriza ibyo abantu bakunze, ugasanga guhamya Imana byabananiye. Ariko nguko n'uwagendanye n'abanyamaguru bikaba byakunaniye, abanyamafarashi nibaza kuzakoramo. Guhamya mu buryo bw'umurimo w'Imana, tukavuga ubutumwa bwiza uko Imana ibushaka, ubutumwa bw'inda tukabushyira ku ruhande, ubutumwa bw'ibirayi, ubutumwa bw'icyubahiro, ubutumwa banyemera, ubutumwa bafane, ubutumwa bazampa ubuyobozi, ubutumwa bankurikire, ubutumwa banyoboke, ubutumwa nkurikiranwe na benshi. Ubwo butumwa ntabwo ari ubutumwa bwo guhamya. Tugomba guhamya Kristo nk'abakozi b'Imana, tukavuga ubutumwa Imana ishaka. Ariko urebye ivuga butumwa ririho, ubutumwa bw'inda bubaho, ubutumwa bampa icyubahiro, ubutumwa bankomere mu mashyi. Murankomera mu mashyi, se ayo mashyi wakabyara we uzayashyira mu isafuriya ko byose ari hahandi? Bankomere mu mashyi. Ubwo se amashyi naba menshi nibura uzayishyura inzu? Amashyi se naba menshi nuhura n'impanuka mu muhanda nibura ayo mashyi azagukiza impanuka? Ayo mashyi se nibura azajya ku rupapuro kuri rekomandasiyo izakwinjiza mu bwami bwo mu ijuru? Mvuga ubutumwa batandeba nabi, mvuga ubutumwa batambwira nabi, mvuga ubutumwa ntagwiza abanzi, ubwo butumwa ntabwo ari ubutumwa bwiza. Duhamye mu buryo bwo kuvuga ubutumwa. Petero na Yohana ngo bamaze gusengera umuntu ngo wari uremaye, ngo maze gukizwa ngo bahise bababika muri gereza. Ibaze ikintu bazize. Ngo barababitse, ngo bahita bateranya inama ikubagaho. Inama yari irimo abantu b'imbyeyi. Ubundi hari abantu b'imbyeyi bamwe bavuga ngo bavuga rikijyana. I Yerusalemu haba inama ikomeye ngo yari irimo n'abatambyi, ngo babata hagati, niko Bibiliya ivuga. Ariko Petero arahamya, haleluya, aravuga ngo rega umuntu wakoze ibi bintu, rega niwe buye rizima ryanzwe namwe abubatsi, ariko ku Mana ryaratoranyijwe. Arongera arababwira ati rwose bana b'abantu, murimo kumbaza ngo imbaraga nakuye aho nasengeye umuntu wari uremaye ibirenge. Ngo bana b'abantu umva ukuntu yabashubije. Ni nka harababwiye ko hejuru y'ubwami bwabo hari ubundi bw'Imana. Bagiye bahamya. Abakozi b'Imana barahamye. Yosefu ukuntu yahamije imbere y'umugore w'umwami. Ayo we yarahamije imbere ya muka Potifari. Aravuga ngo mu bintu data yampaye akabimpa ahangaha wowe ntago urimo. Umugore umufashe ku ngufu amusigira umwitero. Guhamya. Abarokore guhamya birabananiye. Uzi ko umuntu ari kugera imbere ya mitsingi bikamunanira guhamya? Turi buhagere. Mitsingi ibintu nkwa ugahita ujya hahandi ukabisubiza hasi.
ese ubundi inzoga itera imbaraga, yongera amaraso, irabyibushya, irinda indwara, irinda korona, ni iki ku buryo mutayireka? Abakirisitu banywa inzoga. Guhamya, Imana nibahe guhamya. Abakirisitu Imana ibahe guhamya. Guhamya mu buryo bw'umurimo w'Imana. Nagiye mbona abavuga butumwa banze guhamya Imana ngo bavugishe ukuri. Ariko Imana ikoze isoni. Mureke mbabwire, nge nigisha ibyo nzi. Ibyo ntaramenya ntabyo nzababwira. Nzajya nigisha ibintu nzi mpagazeho kuri abiri. Ku buryo naho wambwira nicuye saa 9 z'ijoro ngo bisubiremo, nkahita mbisubiramo mvuye no mu bitotsi. Kandi nkabisubiramo ntasosomera. Nabonye ko abantu banga guhamya Imana igatuma umuntu ikamuha ubutumwa ngo njyanire kuri uyu mudugudu, ati nimba uvuga ntibazongera kuntumira. Ubu se ko batagigutumira warapfuye cyangwa wararwaye uri mu bitaro? Yebabawe hari umuvuga butumwa wigeze ambwira ati mama Charlene, ivuga butumwa ryawe niri gusibira amayira. Ati ibintu uvuga ngo haye amezi. Ariko disi we, ariko hari ubizi ko nkifite mikoro. Ahubwo si ibi bintu mbivuyemo ko byamvamo. Ubundi ibi bintu mvuga niwo murongo ngewe nahawe. Sinkubwiye ngo ubwirize nkanjye, ariko ubwirize ibyawe basi. Harimo n'abagiye bambwira ngo nta terambere nzagira kubera ko mvuga ibintu bituma abantu banyanga. Ariko se ubu nimba hari umuntu wateye imbere, nge nateye imbere kandi nzongera ntera imbere mu izina rya Yesu. Guhamya, nimuze mwige guhamya. Umukozi w'Imana umwe aravuga ati harya murashaka kumbamba mpagaze hoya nimumbabarire we, naba ntesheje icyubahiro umwami wanjye, ahubwo nge nimungeraho mumbambe muncuritse. Umva guhamya. Ariko we barakubambisha amagambo ati bibi yanyikize hasi sinzongera kubwiriza. Hari umukozi w'Imana wataye ubuhamya hano bamwandikaho kuri comment ati mama Charlene ni ingaruka gutanga ubuhamya irarora hatuze ibintu bavuze. Ndamubwira nese buri wakuvunguriraho ku byo bamvuga noneho ntiwahituva no mu gakiza burundu. Guhamya binaniye abantu. Imana iduhe guhamya. Umurimo w'Imana duhamye. Mu minsi itambutse hari iterabwoba ryabaga mu bakozi b'Imana, bakagukangisha ngo nudavuga ibyo bakubwiye ngo barakuvana hano mu mujyi bakujyane mu cyaro. Umuntu ugasanga yatitiye ngo atava ku ntebe. Ariko ubu ngubu ibihe turimo intebe turi kuzitanga. Intebe se ni iki? Intebe n'ubundi intebe tutaterewe n'Imana ziragahirimo. Ahubwo Uwiteka dutererize yo kabyara. Twicare tugubwe neza, twicare turuhuke. Icya gatatu, guhamya imbere y'icyaha. Nababwiye ko tuvuga ibintu bine. Guhamya imbere y'icyaha di. Uzi ukuntu Imana ikunda abantu bahamya imbere y'icyaha? Uzi kugera imbere umufungo w'imfura za Beneri, ndavuga iza 5. Guhamya. Aho Shitani akubaza ati urampitamo cyangwa urahitamo Imana yawe? Imana yawe igabura itinze, Imana yawe ituma babasohora mu mazu kandi muyisenga buri munsi. Imana yakuburiye umugabo ufite imyaka 10 ukaba ugejeje mu myaka 40 ikaba itaraguha umusore n'umwe kandi abasore baraha hose buzuye. Imana yakwimye igishoro kandi ifite amabanki yose y'isarayayo. Imana urakomeza uyihitemo cyangwa urahitamo iyi mifungo? Nzi ko hari abantu benshi mwananiwe guhamya imbere y'inoti. Ariko reka mbabwire babyeyi bagenzi banjye, uzi kugira ngo abagabo babashukisha amafaranga, hari uwayaguhaye se nibura ayo uzarya kugeza upfuye wahewokajya. Ariko umuntu aza gukure ku mwami kubera imifungo, amafaranga yitera amababa akaguruka cyangwa akitera amababa akakugurukira akagusanga aho uri. Amafaranga ni ibintu Imana yiremeye, amafaranga ni ibintu Imana ifiteho ubushobozi, ishatse yayayobora iwawe ikayaha amaguru n'amaso ukabona yakugezeho. Guhamya imbere y'inote, guhamya imbere y'icyaha. Umuntu aze gukangisha minerivare z'abana kwambure Yesu, unanirwe kumuhamiriza. Umuntu aza gukangisha igitenge, unanirwe kumuhamiriza. Ibitenge koko bicuruzwa mu masoko yose aba muri uru Rwanda. Igitenge kigutandukanye n'ijuru. Guhamya birabananiye. Koko umuntu atahana envelope itarimo n'ibihumbi 10 ngo atahana envelope buri mugoroba aza kwinjire ko kuri umurokore.
ujye usambana nawe mu buryo butazwi, hanyuma ejo ufate Bibiliya ubundi ujye mu gutera Imana agahinda, ujya mu rusengero. Munaniwe guhamiriza Imana. Ariko ubundi baroko Imana nibica muzaba muzize iki? Ngize ukuri ndakwinginze, Imana koko izajye kuguhora, iguhora ibintu bitanagukijije. Nibura se waraguye ugwa kuri etaje igukiza gukodesha uyituyemo. Guhamya imbere y'icyaha. Koko Imana iduhe guhamya. Biriya byose ugwaho Imana ibifite mu kiganza. Ibi bintu byose ukora mu ibyaha kugira ngo ubeho, byose ni iby'Imana, utakoze n'ibyaha wabibona. Imana nibahe guhamya. Nugera imbere y'amafaranga umenye ko atari ayawe, uhamye. Imana ibahe guhamya. Uzi kwirirwa bari ibinote kandi ugataha n'amaguru, cyangwa ajya kutaha ukaguza itike kandi ufite uburyo wayarigitishamo. Nimuhamye. Kuko abantu bananirwa guhamya imbere ya suruduwiri, za nzoga za suruduwiri na za kambuca na za murituri na za yewe muntu. Unanirwa guhamya imbere ya suruduwiri, koko nugera imbere y'akave uzabigenza gute? Ese ko mwananiwe guhamya ko Imana nayo itazabahamiriza? Imana nibahe guhamya. Umuntu agera imbere y'inkumi akareba icyoroshye akibagirwa gitari yari afite ari mu rusengero. Mbabarira umbwire, reba ukuntu biba bikubereye ufashe gitari uri gucurangira Imana watwawe. Ariko wagera imbere y'inkumi koko ukareba icyoroshye. Mukirisitu we, uzi rya jwi ryawe iyo uri muri korari urimo urahogoza. Ariko wagera imbere y'umusore ukagwa imbere ye. Koko murabo kuyoborwa mukayoborwa n'inzoga. Murabo kuyoborwa umugabo nkawe ufite ubwanwa, umugabo nkawe ufite abana bangana kuriya, umugabo nkawe umaze imyaka n'imyaniko imbere y'Imana, wagera imbere y'umugore utari uwawe ukagwa kandi wowe wahasize umugore. Imana yabahaye guhamya. Shitani ukwica akanakwica uvuye mu rusengero. Shitani ukwica akakwica uvuye kurepeta. Shitani ukwica akakwicana amasezerano ufite. Imana nibahe guhamya. Muhamye. Ibyo kwirirwa muvuga ngo ni kinyibisirize kinyirekurire, mwagiye muhamya ariko mukababwiza ukuri. Mwagiye mubwiza ukuri abo bantu bashaka kubajyana mu busambanyi, abashaka kubaha za ruswa, mwagiye mubabwiza ukuri ko byose ari hahandi hanyu, ko mutazabaho ibihe byose, ko mutazatura nk'umusozi, ko n'imisozi ari igihe izagera ikariduka. Ntago se mujya mwumva imisozi yatengutse? Ubundi suraramira iki? Ushaka ubugingo bwazabubura, ariko ushaka ubura ubugingo bwe kubera Imana niwe uzabubona. Imana nibahe guhamya. Ibintu byose bijya biza biguhuhure. Kubeshya nibiza ubiguhuhure, ubucakura nibuza ugende, ubugegera nibuza. Imana niduhe guhamya nk'abakristo, tuba abakristo duhamye. Ngo wajyanye n'inshuti zawe unywa inzoga, ese kubera iki babahinduye mwebwe kuki mutabahindura? Reka aho mparenge. Guhamya imbere y'icyaha nibyo twe turangize. Guhamiriza Satani niho nshaka gusoreza. Duhamirize Satani n'abazimu n'abadayimoni. Uzi ko Shitani azakakubwira ngo nutandamya wa mugore we, nutandamya ngo wemere kurarana n'abagabo banjye, ayenzu ntago uzayabona, minerivare z'abana ntuzazibona, uzabwirirwa uburare i Kigali ntago uzahaba, bazakwirukana mu nzu. Umva, ujye uhamya, uhamirize Satani n'abadayimoni n'abazimu. Ujye umubwira uti no mu ishyamba nahaba kandi nkakomeza nkabana n'Imana. Ujye umubwira ngo no muri ruhurura nabamo ariko Imana yanjye nkakomeza. Hari ikintu bita guhamiriza Satani. Uzi ibintu Yobu yakoreye Shitani? Yobu yihebesheje Satani yihebesheje Yobu, amumaraho abana 10, amukuraho inshuti z'umumaro, amukuraho umubiri, amukuraho ubutunzi, amukuraho n'inzara yishimishaga. Yobu yishimisha urujyo mu ivu,
ariko yo bavuga amagambo meza. Abwira Satani ngo mva Satani, ntuntere ubwoba ngo mbaye umutindi. Navuye mu nda ya mama nta kintu nzanye, nzasubira no mu nda y'isi nta kintu njyanye. Bibiri ivuga iki? Ngo muri ibyo Yobu nta na kimwe yigeze acumuza ururimi rwe. Imana iturengere. Guhamiriza abadayimoni ukababwira uti yego nabyumvise, shitani akaza tubona Imana izagutabara vuba, ukavuga uti yantabara itantabara nzapfa nkiyiringiye. Uzi ukuntu Yobu yavuze? Umubiri utangiye gushenguka yaravuze ngo ikintu nzi ni kimwe, naho umubiri wanjye wabora ukavaho ugashiraho, icyo nzi nuko amaso yanjye azamureba, ntabwo ari ayunda azantiza, ayanjye azamureba. Kandi ngewe Yobu nzapfa ndi inyangamugayo, nzapfa nkimwiringiye. Iyo amahoro nibaho umugisha. Guhamya imbere ya Satani. Ese wari uzi ko shitani mujya mugirana ikiganiro? Shitani azi kuganira, arakuganiriza akakubarira imyaka umaze uri umushomeri, arakuganiriza akakubwira ati kandi kiriya kigabo gihaye avance ruswa y'igitsina, nyamara yahita kwicaza muri uriya mwanya. Ntago yareba diplome yawe, ashobora kureba ku miterere agahita guha akazi. Shitani harakubarira akakubwira ati dore rero, dore impamvu utabona umugabo wa mukobwa we. Urebe imyaka umaze mu barokore, wirirwa n'amaguru warayahishe. Ese ubundi n'uwakurambagiza ari ibitambaro ubihoza mu mutwe, ari umusatsi wawe ni natirere, ari amaguru yawe urayahisha. Ubundi waza kurambagiza yarambagiza uwatareba. Shitani akagukubita imibare, akagukubita detaye, nawe ugatangira kwambara mpene bashiri, imyenda migufi utambaye disi ugifite n'amaguru akanyakanya, ugatangira kuyambara harajeho imikori n'iminkanyari. Yewe data we, shitani arakuganiriza. Shitani arakuganiriza akakubwira igishoro ukuntu ari gike, akakubwira ati nudashaka umutera nkunga umusayidizi muri iyi mari yawe uri buhombe vuba. Shitani agira imibare. Shitani aricara akakubwira tubona amaherezo yawe ari ayahe? Ubona uzabaho gute? Ubuso uyu mujyi wawe ubaho gute uri wenyine? Washatse ikigabo, niko babyita ngo ni ibigabo da. Hari umuntu wigeze ambwira ngo nzashaka ikigabo, ariko najya gushaka ikigabo sifite umugabo witwa Yesu. Ushaka ikigabo kigufasha. Hanze ha shitani yisha abantu nabi. Hari abagira abagabo babajyana muri salo gusiga inzara, ababajyana muri kwafiye nyine agakubita kwa kwafiye, ujya kumugurira ihene cyokora murarya. Ahubwo njye abantu bambabaza, mbabazwa n'umuntu uzanarimbuka ataranariye. Uzi ko hari abantu Imana izahuhura itazakubita? Bakubiswe n'ibihe, bakubitwa n'iminsi batariye ngo bananywe, nibura ngo isi bayirye bayiheregete. Cyane nka bene wacu b'abakirisitu disi, abakirisitu bibera mu buvumo n'ubutayu. Njye nibaza ngo nkawe nupfa ukarimbuka uzaba uzize iki? Kubura isi ukabura n'ijuru. Ndabinginze nimuze duhamye Imana. Nta nubwo shitani azatugaburira ngo turinde dupfuye, ni ukuguha iby'icyumweru cyangwa iby'ukwezi. Imana iturengere. Guhamya. Tujye duhamiriza Satani. Satani ukubwira ngo imbere wabanyeniye n'Imana yakuhaye iki? Ahubwo se yakwimye iki? Araza akakuganiriza akakubwira ati ntubona aho abandi bageze. Ubundi se hari abakirira rimwe? Uko abantu badapfira rimwe ni nako batavukira rimwe, ni nako badakirira rimwe, ni nako badakenera rimwe. Buri wese agira samudi ye, buri wese afite aho azakirira, kimwe nuko umuntu agira aho azapfira. Imana niha abakirisitu guhamya. Nagira ngo mbabwire ngo iyo ubaho mu buzima bwo guhamiriza Imana, nayo yinjira mu byawe ikajya guhamiriza. Ariko ngo nimutinya kumpamiriza imbere y'abantu, nanjye nzatinya kubahamiriza imbere ya Data. Tugiye gusenga Imana. Haracyari ibyiringiro. Imana nigushoboze guhamya. Ibintu byose bije birakuyoboka. Uhumurirwa na mitsingi uti ndumva nayisubiraho. Wareba inkumi kuzireka burya narahombye reka mbanze ngende. Mbese nirira ibyaha ubundi nzagaruke. Uzagaruka ryari? Wananiwe guhamya. Kandi nawe ukeneye ahantu Imana izaguhamiriza. Tugiye kubwira Imana iduha imbaraga. Imana niguha imbaraga zo guhamya. Ntago bikwiriye kukwe kuyoborwa n'ibyaha. Ntago ukwiye kuyoborwa n'ibyaha. Ntago ukwiye kuyoborwa n'ubuzima bwe. Ntago ukwiye kuyoborwa n'amarangamutima y'ibihe ugezemo. Ntago ukwiye kuyoborwa n'umubiri wawe.
umubiri ni wowe ukwiye kuwutegeka. Ibyo Imana yaduhaye gutegeka nibyo biri kudutegeka. Imana ni guha imbaraga. Tuguciriye bugufi mwami w'ibihe byose. Uri Imana yicaye ku ntebe y'imbabazi. Imbabazi zawe zisumba ibyaha dukora. Aka kanya uri kumwe n'abantu bawe. Wari umaze kubona ko guhamya kumaze gushira mu bantu. Ndasenze mu izina rya Yesu Kristo kugira ngo wongere wuzuze umwuka wo guhamya abantu bawe. Baguhamye mu ijambo, nibaguhamiriza abantu. Abo waruhuye nibaguhamirize bavuge ko uruhura. Abo watabaye nibaguhamirize bavuge ko utabara. Abo wagiriye neza nibaguhamirize bavuge ko ugira neza. Abo wateturuye nibaguhamirize bavuge ko uteturura. Abo wahaye abahungu n'abakobwa nibavuge yuko utanga ibibondo. Abo wagaburiye bagahaga nibabivuge. Abo wubakiye ingo nibabivuge. Abo wahaye ijambo nibabivuge. Abo watabaye nibabivuge. Ineza yawe nigere kure, ineza yawe igere kure, imirimo yawe nigere kure. Mana, ndasengera abantu bose bakurikiranye iki kiganiro, abantu bakurikiranye ubu butumwa, abantu bakurikiranye iri jambo, ndabasengeye mu izina rya Yesu. Nibabona imbaraga zo guhamya, nibahabwa imbaraga zo guhamya, nibaguhamya imbere y'ibyaha, baguhamya imbere ya Satani, nibaguhamya imbere y'abadayimoni, nibaguhamya imbere y'ibikomeye, nibaguhamya imbere y'abagowe, nibaguhamya imbere y'abareme, nibaguhamye imbere y'abihebye, nibaguhamye. Mana, tanga imbaraga rero ku bantu bawe. Ndabasengeye, komeza gutabara no kugirira neza abantu bawe. Imirindi yawe ikomeze kumvikana hirya no hino. Ineza yawe mwami igere ku bantu bose bari ku isi. Ndagushimiye ko hari icyo ukoze. Ndagushimiye ko ijambo ryawe rizura, ijambo ryawe nitabaza, ijambo ryawe ni inkota. Ndagushimiye ko ijambo ryawe rigize umumaro muri uyu mwanya, mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Mbifurije amahirwe masa yo guhamya, nimuhamiriza Imana nayo izabahamiriza. Dukomeje rero kubashimira, mukomeze kugubwa neza no kurya uryoherwa n'ijambo ry'Imana. Mahoro y'Imana nabe muri mwebwe.